navuze ngo ujye usoma si hari umuntu Yesu yabwiye Petero aramubwira ati urareba rero Petero turajyana cyangwa ntabwo tujya ati turi kumwe rwose forever ati rero reka nkubwire burajya gucyo unyihakanye inshuro 3 inkoko nibika gatatu urabonyihakanye inshuro 3 kubera iki Yesu yazanyemo iriya ikibazo cya mbere iriya nkoko yaje mu rubanza rwa Yesete icya kabiri iriya nkoko yari yo kwande Samatare nagiye ako kuki musengera Imana iba mu bisambo oya ariko hari wegera n'Imana tukajya kuyisaba umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza barababeshya kuko nibyo byifuza henshi barababeshya uzajya mu nage hari ikintu ntemera ntago Imana iba mu misozi ntago Imana iba mu bihuru birabitare babacayeza babona Samatare sindanahajya ariko gusho gusanga ari urutare runini cyane wenda niko mpumva kuko bahita Samatare sibyo cyaha bibitare byinshi ntago hari ahantu wahajya ngo habonera Imana Imana ntago iba muri rura rutare Imana iba muri wowe isaha n'isaha wasenga aho wicaye hose wasenga kandi Imana ikakumva cyane sha umunsi inzoka yabaririyeyo cyaba kaguhotorerayo ngo wagiye ngo gupfumura ngo gusa namenye yuko iyo bariyo haba hariyo bashiri n'abashusho wavuze ko banasambanira yose ntago nakamenya pe niba ngo umwama nkwamarwa Boklatina Day muri kumwe na P1 uyu munsi twabazaniye byinshi bijye bitandukanye umunsi nanone nkuko mubibona tukomereje ku gice cya kabiri cy'umukobwa wacu uyu munsi njyango noneho tugiye kubaha full introduction ni P1 director bamwita talent director bakamwita imihanda yasaze turayizamura alright kuko muri kubibona kuri kamera za Bwanzi TV turasanga mukore subscribe mukore share comment kugira dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye now uratangira umukobwa mwiza utangiye tukwibwira ubwire n'abakunzi ba Bwanza ngo what up man tangira utwibwire amazina yawe autuye Soso wanyu Soso wabo Soso wanyu sanzwe ni Soso wanyu kogura utuje ushima Imana cyane umva nta byinshi ese iyo urebye byinshi bigiye bitandukanye hano mu gice cya Buganza tukuzi mu bintu byinshi kuva 2019 2018 kugeza na 2024 uri mu kintu bita sinema nyarwanda ese koko sinema nyarwanda uracyayibamo cyangwa se wayivuyemo buriya ntago wava ni impano yanjye ni ibyanjye ntago nabivuyemo nkuko nabibabwiye ubushize muri minsi ya rutuntu nari mpugiyemo ariko nagira ngo mbategurire ibinini ubu rero munyitege nabaziye kabisa tugiye gukora byinshi bihambaye kandi binini pe nzabereka ko mu minsi maze bizabyara umusaruro ntago nigeze mva muri sinema nyarwanda mu kiganiro gito twa prodinze tugira ngo tubahe introduction kugira ngo babashe kumenya ko mu minsi iri imbere tugiye gutangira gukora imizigo mizima tubereka byinshi hari amagambo menshi agiye uvuga kubijyanye n'abari abakobwa nyine bari gukoresha imibiri yabo mu kitara bugenewe ngira ngo ari amagambo meza bagiye uvuga hari benshi bajya batubwira byinshi bigiye bitandukanye ati icyo gitomati icyo kizuba koko nawe iyo ugenda ubumva ko kuri gitomati uri ikizuba zuba njyewe se yaburi umuntu wese Imana yaramuremye of course muhice agomba kurisha imuha ubwiza bwe ariko jya ubivuga buri wese ni mwiza ku giti cye nanjye rero ndi mwiza ku giti cyanjye kandi ndi mwiza hari n'uwambwiye ngo urikunda cyane ngomba kwikunda kubera ko ariko nkunda n'abandi kandi nkunda bose ndabizi kusenga uri n'umuntu uhagarara imbere unaririmba muri korali oh my god urumva none se kuki wikunda cyane kuta mugenzi wawe kandi Imana ivuga ngo
ikunde nk'uko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Impamvu nikunda cyane ubwo nyine ngomba ubundi Imana hari ibintu yagiye ivuga mukabyumva ukundi kuntu sibyo. Ntago Imana yavuze ngo kunda mugenzi wawe kuruta uko wikunda, oya kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda sibyo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Niba nifuza nshaka gusenga nifuza ibyiza, nawe ngomba kugusenya nkusabira ibyiza, nta mpamvu yo kugusabira ibibi. Njya numva hari abantu basenga bavuga Mana uyu muntu yambabaje mukubitisha inkuba. Ntago Imana yabikora kuko ntago imeze nk'umuntu, oya yireba ibinini cyane, ireba ibintu biri big, ireba ibintu binini kareba. Ntago nyine ntago ireba nk'uko twe tureba. Oya. Aha, muri filimi wagerageje kuba wakina wibuka, ubwiye abakurikiranye Ubuganza TV, iyo ugerageje izo wibuka ni nk'izihe? Kari nyinshi. Hari iyo mperukirijeho yitwa Iby'isi n'amabanga. Ukina Impamvu Inganururo. Nyina Impamvu Inganururo, nkina Nkota wawe. Nkota ndayibuka. Harimo papa wawe ari umusazi. Harimo papa wanjye yarasaze. Abo shaka akantu Mana yanjye. Noneho nacaga mu mujyi bakavuga ngo yiwe ngo dore wa mukobwa ufite se w'umusazi. Hari na filimi wigeze gukina bagufata ku ngufu. Sinibuka izina ryayo ariko niba yitwa gute? Bayita se buriya oya. Iyo menya. Ego iyo menya ya iriya nari hari ukuntu nari ndi gutanga ubutumwa. Hari ukuntu uko ugenda ugirana access cyane n'abantu mudahuje, niko ibyago bigenda bisa n'ibigusatira. Nari ntangiye kugendana n'abahungu b'ibirara b'ibiki, birangira banamfashe ku ngufu. Ako kari akantu ko gufata ku ngufu si sawa, ntabwo nzongera. None se ntabwo bazongera kugufata ku ngufu? Bazongera kumfata ku ngufu, reka ubu ninjye uzabafata ku ngufu. Ntabwo nabyemera ko bamfata ku ngufu. Ubu noneho usigaye uzi no gufata ku ngufu. Aha, iyi si n'iki itakwigisha. Ugomba kubimenya kuko iyo uri umu character role yose baguhaye uba ugomba kuyikina kandi ukayifilinga n'ubutumwa runaka kabisa, ukayifilinga pe. Ako hari n'indi twigeze gukinana na mama Nike yagiye irahari iyo bita Intimba y'Ikinyoma, ngira ngo Intimba y'Ikinyoma yagiye hewan. Ndumva nayo ngira ngo kuri YouTube channel bayigenda bakayireba, kuri Buganza cyangwa se bakajya no kuri Rwamagana Films, nkeka ko naho ziri. Aha, tuvuye kuri ibyo ngibyo reka tujye mu buzima busanzwe. Hari umuntu wambajije arambaza ati ese umuntu bita Sanyu cyangwa se Soso ni muntu ki? Nta byinshi nakivugaho, gusa nkeka ko ndi umukobwa sinkunda ibintu by'urusaku, ndi umukobwa utuje, nkunda umuziki, nkunda sinema kandi nkunda gukora cyane. Ushatse ibindi wumva wifuza kumenyaho, oya ngenda hita mbibaza, wenda nshobora no kuba ndi kubariza na cameraman cyangwa se lightman hano. Urumva? Nshobora kuba nawe ndi kumubariza. Ugira sheri? Oya. Na sheri. Kandi nzi ko umufite. Na sheri ngira. Aramwihakanye we. Singo rwose, ndi singo. For searching ise. Umuntu ufite yerekwa ritambutse, ngiye ndi singo. Kamerama ritambutse. Tubibutsa ngo kuri lightman turi kumwe n'umuntu bita Emi, kuri kamera turi kumwe n'umuntu bita Niopi wagwani. Ufite yerekwa ngo ritambutse. Arakugirira. Oya. Anyakirira box. Iyo ugerageje, hari abantu bajya bavuga ngo hari akazi na runaka ntakora, hari imirimo runaka ntakora. Nk'umwana w'umukobwa nzi ukunda kwihiringa mu bintu by'akazi, wihiringa mu bintu bigiye bitandukanye. Ese koko hari akazi umuntu
cyase umwari abatakora? Byo ni imyumvire, byo biterwa n'imyumvire. Mani iyo ubukene bugukubise nibwo wibuka ko akazi kose wagakora. Wangu uvuga rero ngo akazi kose ntiyagakora. Ibyo n'ubwibone bw'ubugoryi bw'ubucucu kabisa. Kuko njyewe niyo wambwira ngo ngwino unkoropere bizi kuri bumpi peso ryanjye ntari bujye hariya ngo nsabe 1000. Mani uzi guhamagara umuntu umusaba 1000 akakurya sini. Nta makuru ufite. Ibyo bintu iyo se navuga gute? Aha, ako kantu kubera icyo abakobwa muri no minsi biharaje ibintu byo kwaka 1000 cyangwa 2 cyangwa 5. Nyine nabatafite zivuge ngo iki. Ubwo nyine yakwaka mane nta kintu cy'ubusa kiriho. Nagumbe bashaka kukwandikira ngo akubwiye ngo wampaye 1000 cyangwa 2 cyangwa bingahe mudafite ukuntu muziranye kwanyu tutazi. Ntago twahuriye mu muhanda uyu munsi cyangwa duhure muri struggle uri guhiga nanjye ndi guhiga mubwire ngo 1000. Ahubwo ubwo mama ufite ukuntu mwabivuganyeho agena kumva afite access kuri wowe kuko umuntu usaba amafaranga bro mwisanzuraho kuko yamusaba ubizi ko atayakwima. Impamvu babiharaje burajarajara. Turajarajara. Abahungu barajajara cyangwa abakobwa barajarajara. Ako bro gute uburi umujamo sibyo? Twumvikane nta mu baby witereta sibyo? Kandi nta n'umuhungu ugira iki, nta muhungu witangira ate nyine atangire ngo ashotora umuntu atabonye ikibebi cyamuhaye umwanya. Ikibebi kimuha umwanya ubundi akacyataka. Mwese mwa muri gushakana. Aha, ako kana. Mwese mwa muri gushakana. Noneho umujama araza yabona ushaka kumuhamo umwe akagira gute n'iki hamara gushya akaguta ibishanga. Yamara kuguta ibishanga wajya umwandi. Niyo mpamvu bibabera ikibazo. Umubebe akakwandikira ati nagize ibiki n'ibiki kandi mutaragira warayamuhaga sibyo? So rero gutumuja mu bundi man muzamutuma bura abakobwa bubamenyera gutumuja amabari umwe agatereta nk'abakobwa nka 30. Ibyo bintu bibaho. Erego umwe aba yaterese nuko nawe aba ari ahandi hano bagonganiye henshi. Akavuga ati se nubundi nanjye ndagumana uriya n'ubundi. Iyo umujama muhuye mugahuza mugakuramo ibyanyu. Ubwo wowe biba birangiye abashaka undi mushya sibyo? Noneho ibyo byaba ukazisangaho ubukobwa nka 100 buri nyuma yawe. Ubwo bwose buri wese nyine abagushakaho access kuko abazi ko ari wowe wenyine ufite. Rero bikababera ikibazo sibyo? Ese ukurikije wowe ubona ibintu bijyanye no gutendeka cyangwa se gushurashura ku bahungu cyangwa abakobwa ubona biterwa n'iki? Ukurikije ukuri kubibona cyangwa se n'abashuti bawe ujya ubabona wumva ibitekerezo byabo wumva biterwa n'iki? Hani no gushiramo imibare myinshi. Kuri ubu usigaye umenyana n'umuntu ugashamo imibare yawe. None iyo ya mibare wahuzaga ubonye bitavamo uramucomoka ugashaka n'undi ugasanga nuko cyemo nari cyo kibitera. Buri muntu muhura afite icyo gushakaho. Iyo kidakunze rero rimwe na rimwe habaho no gushwana biraho bidafututse. Ikindi kibazo nk'umuntu nzi ushobora kuba afite byinshi cyangwa afite inaribonye mu bantu benshi cyangwa ahuye n'abantu benshi bashoboka batandukanye. Ntabwo mvuze wenda ngo wahuye n'abagabo benshi, n'abantu benshi batandukanye baba muri sinema nyarwanda yaba mu kazi gagiye gatandukanye. Ndabizi ko tuzi twinshi. Abo bantu bose muba mwarahuye mukaganira, hari abo muba mwarabaye abashuti, hari abo barabaye n'abafrendi bawe. Ese kubera iki muri no minsi abasore bari guporopoza abakobwa bakavuga ati ntago bari tari kuba bashinga urugo, bagabo nabo bakavuga ati ko numva nshaka ko twakora ubukwe tukabivana mu nze mugakavuga ati ntago ndaba ready. Ubona icyo kintu kubera iki kera bashakaga bafite imyaka nka 18 17
today ugasanga umuntu arimo arashaka afite imyaka umukobwa afite nka 29 cyangwa se 30 umuhungu afite nka 40 cyangwa 35 ubona ni iki kiri kubitera muri rusange wowe iyo ukurikije cyangwa se ugendeye ku bashuti bawe cyangwa se n'abandi bantu ubona ndabazi ko hari abantu muziranye beze batarashaka badafite n'igitekerezo cyo gushaka nanjye ndimo urumva Franciskeje pe aha ubona ari iki kibitera kuri kote y'abakobwa njemba mbona kanitangeho urugero nta wundi muntu mvuze nshobora kubona umutipe avuga wawu no mujama afite amafaranga anyitaho burerega uko abajama batubara natwe niko tubabara mama babaraho ifungo ryabo uretse n'ifungo n'imico yanyu turayibara kuko buriya ukunda umuntu ufite amatsiko yo kumenya yariye iki ese asohokera he avugana nande ibyo byose ukabimenya kandi umuntu ni mugari bro iyo hari ibintu rero ugiye umenya yaguhisha intambara ziravuka byanga bikunda kimwe nuko ku mahitamo yanjye hari umutipe twakundana tugakundana gutya gusa ako atangira umugore ngo mbyemere bitewe n'iki ngo nanjye sinakugira umugore ngo ubyemere ibyo ntabyo navuze kuko nawe ureza ariko wanze kurongora abakobwa nabuzondongora abakobwa bose muziranye ari n'umushuti wanjye bita Aizo Pro urumva ajya ambwira ngafite abakobwa babiri yampitiyemo ngo nzashaka kandi muri abo ndimora nawe urimo ngo nahiswemo nyabu ngo nzabashake kandi ibyo byana mba mbona nyine ari ingurutsi nyine biri kwikatira ahandi hantu ase ubundi gute njya nkunda kwibwira abatipe b'abashuti banjye niba ushaka umugore ubushuti kwa kundi uvuga ngo uyu ni best friend mani buri ura mukobwa abakwisanzuraho abakubwira amabanga ye ubumuzi bihagije ubundi ubushatse wamutikura buri ushatse nyamara mujye muhera ku bashuti banyu kuko mwamuzi imico yabo ako kana best friend wawe nago natinya kuryikiraho ndeba wati nta nubwo wanatinya kumbwira ngo waraye karabu ntago nabitinya sibyo uwo muntu rero ugenda ubara imico ye uyibara ukavuga uyu yambera umugore ubundi nta n'ikindi kugira umugore bisaba umuntu uguha umutuzo ugomba kuvuga ngo nsigaye mbona abagore hari n'umugabo wambwiye shanga iyo atashye umugore we ngo aba yenda kumukubita akarara mu ntebe mana ntabwo ari byiza biriya bintu ni ukwitesha agaciro nanjye rero imana yaguhana mu ba best mfite bagera muri 35 ngiye gushakamo nk'umubest umwe mugirire bitarenze muri uriya mwaka arashatse karabaye ndashatse da ako se ntabwo natanga papa sava ndabihinduye papa sava sasi nabonye bigiye kugira ikibazo ushaka kurindira papa sava ukabapadi gayi papa sava uzigiye muziye ndi muto akina yitwa Sekaganda afata urubuye rungana gutya akarushira ku gashisha mfite nk'imyaka 7 none reba imyaka ngejeje papa sava yabaye papa sava ahubwo azatubwira ikintu gituma atazana imvi kuko uzakagombye kuba zarabaye uruyenzi azatubwire ejo bundi hari interview bamukoresheje arangije aravuga ngo buriya ngo Imana ngo ibifite uburyo kizagenzamo ibintu byayo ngo igihe kikagera ngo nawe ukaba wabona umuntu muhuza nyine ngo buriya nanjye wanjye buriya azaboneka of course aho nemeranya nawe kabisa kubera ko ikintu cyose Imana itagihaye umugisha uragikora kigapfa ugakora kigapfa mpaka Imana ivuze ati mwana wanjye nkwaye umugisha cyangwa se najyaga numva ngabisiraheli yajyaga ibaha manu byabacanze ikakwihera iyo manu ugakomeza ukabaho ariko igihe cyawe kiba kizagera byanga bikunda ako hari n'igihe umuntu wenda abona ikintu runaka ayo mahirwe ukagenda uyitesha washyizemo imibare myinshi ntago aba ari ayawe
reka tuze muri bibiliya hari umuntu bitaga Petero ngo yari umusitari ndahasoma ahantu tugomba yari umusitari hoya ni inkuru ziri muri bibiliya ntabwo njye nkunda Petero yari inshanutsi we ntabwo yari inshanutsi yari inshomotsi ntabwo yari inshomotsi ahubwo yari inshuti yari umujama wa Yesu ntabwo yari inshuti ya Yesu ahubwo Petero yari yarashomokaga oya umujama wa Yesu twumva muri Bible ninde ni Yohana kuko kuko ari wamubatije mu ntumwa zose ni nawe wararaga mu gituza cya Yesu ahubwo wenda gufashe n'ujya usoma Bible wenda yisoma kuko impamvu usanga yaravuzwe cyane nyine impamvu yari umujama wa Yesu nuko yakoraga udukoryo twinshi ujya usoma Bible uzabyumva Petero yari nkubaza ikibazo reka mpita nkubaza ikibazo umbwiye ngo ibintu bya Bible urabizi ndavuze ngo ujye usoma si hari umuntu Yesu yabwiye Petero aramubwira ati urareba rero Petero turajyana cyangwa ntabwo tujya ati turi kumwe rwose forever ati rero reka nkubwire burajya gucya unyihakanye inshuro eshatu inkoko nibika gatatu urabonyihakanye inshuro eshatu kubera iki Yesu yazanyemo ikibazo cya mbere iriya nkoko yaje mu rubanza rwa Yesu ite icya kabiri iriya nkoko yari yo kwande iriya nkoko yari yo kwande ubwo ze yari yo kwandera si wasomye Bible iriya nkoko yari yo kwande ni ikibazo gikunda kuncanga iriya nkoko yari yo kwande ntago mpazi kandi ariwe muntu wari kunjina ngo ntago mpazi cyangwa iriya nkoko yari yo kwa Yuda oya nese Yesu ntago yari ari kwa Yuda yari ari kwande bari bamujyanye ku mucamanza mukuru ubundi babafashe bavuye gusenga oya ntago yari Yuda yagambaniye Yesu kandi Yuda yari mu ntumwa ahubwo umucamanza mukuru yari Pilato kuko niwe wagiraga cyangwa inkoko yari yo kwa Pilato oya yari iyo muri gereza kuko bari muri gereza agiye gereza niyo twamenya ngo yari yo kwandi yari mageragere yari nawabeye iyo gereza niyo tutazi ngo yari kwandi kuko Yesu bari bamufunze n'abigishwa be babafunze ubwo rero yari yo muri gereza rero ubwo tuvuge ko nuko Yesu abwira abigishwa be ngo buri wese naterure ibuye tugende dukomeze urugendo Petero ashyiramo imibare myinshi aterura gatoya bageze ku musozi barushye amabuye ahinduka umugati we asanga afite gato katari bwamugenze urugendo basoje arongera ashyiramo indi mibare baravuga bati mwongere muture amabuye tugende ega Yesu yaramuzi hanyuma Petero aravuga ati none uru rugati ngiye guterura ndaruma araruterura agezeyo rukomeza rubuye Yesu ubundi icyo nkundira uriya mugabo ngo ni Yesu abazi ikibanza n'igikurikira abazi inda nini zacu nawe zisho kiriya kiguha isomo n'undi munsi hari igihe dufata ibintu byose tukabinegirija tukabipinga tukabigira nk'ibisanzwe covid iza ariko umva bigeze kunyifatira nari icyo gihe twari tuvuye muri shuti pe twatinze icyo gihe byari gutaha niba ari 12:00 byari gutaha saa moya ariko saa moya yadukozeho we saa moya na Bruce Melodari saa moya mana yanjye usanga yarabivugije karahava niko kazi ibyo tugiye noneho baramfata kugira wemere ko leta iri seriye bamfashe saa 12:45 ajya barambwira ati burya nturenga mu by'ukuri barabaze baravuga ati ntari buvanga bageze hata n'ubundi baramufatira mu nzira baramfata banyicaza hasi si twari twabipinze tuvuga saa moya ibiki buriya bamfashe ziburaho ingahe na Petero rero yigiraga umuntu upinga akigira iki noneho ikirenze agashaka kwigira inshuti ya Yesu kandi
abantu ni isomo ryiza ugashaka kwigira inshuti ya Bruce Melody oya Bruce Melody akajya guta ibishanga akaguta ibishanga nyine Yesu yakundaga abantu bose ariko uburyo dukundamo ntago ari uko twese atazi imico yacu aza bamugambanira aza bamujya inyuma aza bamuvuganira aho basanze bamuvuga nabi rero na Petero yavuze ati muterure amabuye kuko yari abizi ko ari buterure gato kubera iki gupinga kwe mugapinga ibintu byose ntago biba ari sawa hari igihe cyiza ari amahirwe yawe ukayitesha hari tugarutse mu buzima bundi busanzwe hari ibibazo bikomeje kuba cyane by'abana bari gutwara inda nyine cyane si beza se nanjye icyo kibazo nahoze nkitekerezaho benshi cyane kandi noneho bari under age handi umuntu atabasha kuba responsible yo kuba yagira uwo mwana ese iyo ubibona ubona ni ibihe byahindutse ni amaraso noneho bavuga ngo ni impeshyi yateye ibihe byose bimeze bite so iki kibazo kijya kingora kugisubiza pe kubera ko na leta njya mbona uko ariko ishoboye aho kugira imibare igabanyuke ikiyongera ku buryo buteye ubwoba hari umukobwa mperutse kuganira nawe ni muto njyana kameramani twari turi kumwe yavuze ati njyewe sinshobora gukoresha agakingirizo ngo karamurya hari n'undi watubwiye mu kiganiro ngo ntajya yambara ikariso ngira ngo simbizi pe niba ari amashitani yavuye ikuzimu akaza hano ku isi hahandi umuntu atagitinya gusambanira ku muhanda kandi akabikora hari undi afite inyuma uri kumureberaho mw'ababyeyi mwe bana bagenzi banjye abakobwa bagenzi banjye ese gusambana ntawe bibabujije kuko ni ibyanyu mutanga ese basi mwakiyubashye ugasanga umwana w'umukobwa uri smart mwiza kabisa ushobora gukoresha amaboko yakamubyarira inyungu araho ari kuvugana n'umuntu wasinze usa nabi wuze umukungugu ntangiza ngo abagabo barabuze yarararare hanyuma azakubonana n'uwo muntu asumva kuri shitani ni ukuri mureke bakobwa ni ukuri mureke twiyubahe ukomere ku bintu byawe n'ubikomeraho uzabona ugutwara agukundane n'uwo mwana wawe noneho hari n'uwo numvishijeho ndavuga ngo abakobwa ngo female ngo single mothers ngo basigaye ngo birata ngo bakavuga ngo ukuntu ngo ntago wafata umwana ngo umufate ngo umurere ngo uri umugore ngo umutoze kuzaba umugabo gute ibyo bintu bibaho ubuze nzamufata njye mubwira ngo mwana wanjye kuko ndi umusingo madazi ibiki n'ibiki ngo nawe uzabe nkanjye oya buri mwana buri mubyeyi agomba guhabwa uburere bwuzuye sibyo yego ntufite umugabo mwabyaranye ariko na papa wawe arahari mujye mubahuza na ba sogokuru babo urebe ko umwana atagira uburere ikindi jya wicarana n'umwana wawe niba atangiye gukuramo pi uvuze kuri iki kintu ndibuka ejo nagiye muri salo mana mwaba mama umwana wawe azahura n'abantu benshi batandukanye kandi umugisha w'umwana wawe buriya umugisha wose tugira w'ababyeyi uturuka mu biganza byabo uko batureze nicyo kizagira aho kitugeze sibyo nagiye muri salo akana gato nk'ak'imyaka 5 noneho niba yarafashe ikintu bakoresha mu nzara akajya agishyira mu menyo ndakimwaka ahita ncira ngita ngo wakigoryiwe noneho mama we uzi ikintu cyantunguye uzi ukuntu yavuze ngo sorry ngo mwihangane ibaze mama nk'uwo mwana nigise ku buryo ngo mwihangane araseka
ngo mwihangane ngo niko yabaye hapucuri ejo azatuka umukozi uzasanga yamushyinguye nimurangiza ngo abakozi n'abana babi ari mwe mutatoje abana banyu ibyo bagomba gukora reka iyo ngingo dushyiremo akadomo kuko nyirabumaze ari amahugurwa naraye mvuyemo y'icyo kibazo cy'abana bari kwiyongera imibare myinshi iri kwiyongera iri gutwita cyangwa se ikabyara tukibaza ngo niba abantu bari gutwita byanze bikunze barimo baragenderamo n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ugasanga nyine imibare iri hejuru none ingamba bari gushaka gufata ni ingamba zo kuvuga ngo babyigishe noneho beruye apana byandi byo kuvuga ngo turatinya ese umwana wanjye nimubwira ko ibi bintu byagakwiye gukoreshwa ngo niba umwana wawe uzi ko agiye ahantu mu kabidi genda ufata akapoketi kiwe uvuga ati akira n'iyi puridanse ufate ino puridanse uyijyane cyangwa se no kano gakingirizo ukajyane nibikomera ubona nta bundi buryo ufite gakoresha basi nutanahagarika ubusugi bwawe uhagarike n'iyo nda cyangwa n'izo ndwara sibyo avuga ati niba umuntu yahuye n'icyo kibazo wenda bakaba hari nabo babikoresha wenda batabiteganyije nyine ugasanga nyine byabaye sibyo nanyarukire kwa muganga mbere y'amasaha 48 avuga ati mfite ikibazo n'iki kandi ndimo ndakeka basi babe banamugurira n'icyo kinini cyangwa se bakimuhe babashe kuba bakora icyo kibazo bagikemure nyine kiveho nyine urumva ni ikibazo cyamaje no kurenga amaminisiteri kandi aho turi ni hato nyine igihugu cyacu ni gito kandi imibare irimo iriyongera ati hari ikibazo noneho kiri kuvuga ngo abantu babyarira kwa muganga ngo bamaze kugera ku 10% babyarira kwa muganga abandi bari kandi 10% kandi habaho 100% sibyo 90% babyarira hehe byegera irabyimba noneho ubwo umwana yavuyemo none icyo kibazo cyabaye hashize ibyumweru 2 deni ageze kwa mugasanga yarabyimbye ajya afite urushwimo bagiye kuyivana ubwo bayiteruye yose uko yakabaye bayivana urumva umwana w'umukobwa today ntago azigera byara paka avuye mu buzima bwe warangiza ukambwira kandi yaravanyemo iki umwana ukambwira ngo kandi ubu wasanga ahantu ari yirirwa rira mana yarare hari ibintu bitubaho twabyikururiye ese urinda urwana no gukuramo inda irinda hina guhitana cyangwa ukishyaho icyaha cyo kwica umuntu wakoresheje kondomu uzi ko gukoresha kondomu nta hantu umubiri wawe uba wahuriye n'uwo muntu sibyo ikindi umuntu agira ibisekuru bingahe pe ibisekuru byinshi oya reba nka kuriya tuvuga ngo nk'iyo ugiye mu murenge niho numvishe babibaza nibura ku cya gatanu uvuga 7 inshuti yanjye niyo habaho 7 ariko ku cya gatanu nibura ngaho noneho reka kano kantu ngiye kukavugaho ntiwanyumve nabi njyewe sanyu iyo ndyamanye na Petero sibyo Petero tukaryama kandi tukaryamanira aho sibyo umubiri wanjye nuwe hari ibyo tuba tuvanze ni igihango right noneho uko tubikora akenshi karande icyo mwumva ngo ni karande gituruka mu mibonano mpuzabitsina impamvu giturukamo niba uwo muhungu yari umujura niba yari ibandi niba yari igiki icyo ari cyo cyose bya bintu abinkushuriyemo byose ndi kugendana nabyo mw'abantu mwe niba munasenga niba wenda reka tuvuge ko mu bantu badukurikiye hataburamo n'abatanu basenga n'abapasiteri baradukurikira mutangire kwigisha buranemera ko iyo wakoresheje kondomu ni ukuri nta hantu umubiri wawe uba wahuriye n'uburiya muntu oya niyo mivumo arayigumana ntago ikuze
ushobora kwanga gukoresha kondomu ukanywa kiriya kinini nabonye kingana kuriya imyaka y'ubuzima bwawe bwose ubuzima bwawe bukaba amarira kandi ushaka gukoresha kondomu ako kanya irakurya ariko ntibikubuza kumva uburyo ugomba kumva koko siraryana ntabyo nzi ibyo ntabwo mbizi njyewe ntabyo nzi ubwo abirya nibo babizi hari abapapa bavuze ati ngo ntabwo bajya kuboneza urubyaro kandi ngo muri kino gihe abana bari hagati y'imyaka 15 na 17 nibo bari kuboneza urubyaro cyane ahubwo ni gute baboneza urwo batarabyara ariko pireka ubwisukuri abana benshi usanga basambanywa n'abantu bakuze sibyo buriya uzarebe umukobwa mu ngano kuryamanira buba wumva ntacyo bigutwaye kuko risike yose izavamo uzayakira ariko si uwo mwana umugabo araje ati cyangwa nkwishurira ishuri nkwishurira inzu nkwishurira iki ubundi kutanyurwa nicyo kigiye kuroha abana b'abakobwa ahantu hanini kwifuza kubaho nka Sanyu kandi utazi struggle Sanyu yabikuyemo kwifuza kwambara nkanjye utazi ibyo bintu nambara aho mbikura wabaye wowe Imana izakugirira neza ikaguha ibyawe ukajya uhora ati ndi ku masengesho uretse n'amasengesho koko biriya bintu birakora ko bikora birakora cyane hari ibyo baturushije wewe total difference ibamo iyo umuntu udasenga n'umuntu usenga kabone nubwo wabona muri inzobe kimwe nubwo wabona murya ibishimbo nawe akabirya ariko harimo itandukaniro rinini pe aha nahe derimo cyane nawe uzabigerageza uzambwira oya nanjye njya nsenga nagiye ikanyarira njya n'ahantu bita bahita hehe urambeshye pe nagiye ahantu bita hariya muri Rwamagana aho naho nzi Samatare nagiye ako kuki musengera Imana iba mu bisambo oya ariko hariya wegera n'Imana tukajya kuyisaba umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza barababeshya kuko nibyo byifuza henshi barababeshya uzajya ujya mu nage hari ikintu ntemera ntago Imana iba mu misozi ntago Imana iba mu bihuru biriya bitare babacanyeza babona isamatare sindanahajya ariko ushobora gusanga ari urutare runini cyane wenda niko mpumva kuko bahita samatare sibyo cyangwa ibitare byinshi ntago hari ahantu wahajya ngo uhabonere Imana ntago iba muri ruriya rutare Imana iba muri wowe isaha n'isaha wasenga aho wicaye hose wasenga kandi Imana ikakumva cyane sha umunsi inzoka yabaririyeyo cyangwa bakaguhotorerayo ngo wagiye ngo gupfumura ngo gusa namenye yuko iyo bariyo haba hariyo bashiri n'abashusho wavuze ko banasambanira yose ibyo nabyo ibintu bibera ko bahasambanira bakagira kubwiye ukuntu nubwo ikiganiro tutakire kuyeba ngo agiye mu masengesho batangira kuwukorakora n'utuntu baradufata aho kuriya muhungu nongeye nkamubona rwose namubaza ikintu yatekerezaga rwose mu gicu cyari bigeze saa 9 sha abandi numva ubundi saa 9 niyo saha nziza yo gusenga batangiye gusenga abacecuru bari barimo bakuze undi nawe numva yatangiye gufata kutonyonye ndavuga we reka nsinzire numva ibintu biri kuba ngiye kuba numva hindukije bitabandi ibya bintu birenze ihaniro mba ndavuze ndi yasohotse yiruka hariya muri turiya twumba mujyamo asize wasenze ku manywa sinkubwiye ngo ntujye mu cyumba jya mu cyumba ariko ugiye gusenga ku manywa ko mana nzi umugabo yajyaga bajyana ahantu mu mashyamba nyine bakagumayo ahantu mu mashyamba nyine yihishe bakagumayo bakageza hari n'ibindi basigaye bakora ngo ni deliverance ka deliverance mana yanjye we ngo ngwire mu cyumba uzanze wibohore
nimugatuma abantu bose babakoraho kuko abantu bose ntabwo ari abakozi b'Imana. Iki kiganiro ndakeka kiri bwagere ku bantu benshi, kiri bwagere ku bantu bagiye batandukanye, harimo abakozi b'Imana, harimo abayobozi, harimo rwa rubyiruko twavuze, harimo abakobwa n'ubundi bakora bavanyemo inda. Ibyo byose biraza kubageraho, wenda baza kuvuga ati sanyu kanaka barakuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Ese bo nubuhe butumwa uri bwaze dusoza, nubuhe butumwa uri bwabahe kugira ngo dusoze n'iki kiganiro? N'ubundi twari turi kuvuga ku bakobwa. Abakobwa kambabwira akantu kamwe, n'ubu umukobwa w'igiciro uzavugishwa n'ab'agaciro, sibyo? Ab'igiciro, erega kuba uw'igiciro ntabwo ari ukuvuga ngo wisize ibiki, wibanye, wambaye ibiki, oya, ahubwo umva ko wowe aho uri hose uri diyamamani. Nta mpamvu yo kukubona byoroshye nk'aho uri inyanya hano ku isoko zipfa bakajugunya, sibyo? Uri diyama, uri zahabu. Reka nabo ngabo bakubona babanze babiri icyuya, please. Buriya abagore Imana irabakunda cyane, iradukunda cyane. Kubera iki? Ifite ukuntu yaturemanye ubudasa, sibyo? Turi beza. Wumve ko, ibaze nawe nyine ube mwiza nk'uko iyo umukobwa wese yatarabyara bavuga ngo shani mbyara umwana nzamubera umubyeyi mwiza. Tangira ubyitoza kakanya, kuko icyo witoza, icyo wiremamo, icyo wiyaturiraho, ejo nicyo kikugarukira. Hanyuma namwe mwabantu mwe nirirwa mubeshya ngo Imana si murumuna wanyu, si mukuru wanyu, si musaza wanyu. Imana icyo mupfana iyo uyishakishije urayibona, sibyo? Mwikirwa mutubeshya mudutuburira, oya. Ababeshya bitwaje izina ry'Imana muzabona ishyano kandi rigiye kubazira. Ikindi, wa mukobwa we ukuramo inda, uriya mwana azaba agutegereje mu rubanza, azaba agutegereje. Uzamubwira icyo wamujijije, amarira azakuririra mu kandi njya numva hari umukobwa wigeze kumbwira ngo yakuyemo inda nyinshi, noneho ngo yajya agenda mu muhanda ngakumva ngo impinja zirarira. Icyo ni igihano cy'Imana. Ntugire ngo hari ikindi kibitera. Icyo ubibye nicyo usarura. Mureke tubibe byiza kuko tuzabisarura imbere. Ndabakunda cyane pe, cyane. Aha, turacyavuga ngo turi line touch to talk kuri Buganza TV. Icyo tubasaba no kugira ngo mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye, tubazanire ibiganiro byinshi, ubuhamya, impano, byose. Nibi ngibi ushobora kureba umuntu ngo padiri ni ujye uvuga ngo murebe ibyo mvuga, mwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora. Dushobora kuba tukubwira gutya, wenda hari ubundi buryo utuzima, ariko just yumva ubwo butumwa nibwo buzakurohamura, sibyo? Jambo riravuga. Hari ukuntu ushobora kubwira gutya afunguye akaganiro bari bagiye kumutikura agahita yibuka agakingirizo. Mutwitwaze biriya by'abatipe bababwira ngo ndakugurira ikinini. Biriya binini iyo bimaze kuba byinshi bikuramo nyababyeyi. Ntabwo uzajya kubyara batabigukoropye mu nda. Uko njya nkunda kujya gusura abantu kwa muganga, ukabona nk'umuntu bagiye kumwoza mu nda, uburyo bakozamo ntibaba bari kuhareba. Si ikintu usatura ngo urahita wongera ngo ufunge kigire, ni ukugukomeretsa bro. Ubibonye wajya wibuka kondomu. Dusoza rero turagaruka kuri ka kantu kacu nyine. Ese kandi ka kantu kakunaniye na n'ubu ngubu ndacyakeneye kuzakamenya. Sinzi niba uzakamenya. Ntabwo nakamenya pe. Niba ngo umwama anywa amarwa. Umwama anywa amarwa. Umwama anywa amarwa. Umwama anywa amarwa. Oya, umwama anywa amarwa, pana umwama anywa mwaba. Niko umwama anywa amarwa. Umwama anywa amarwa.
simbishoboye tizonge uzurya izo nzuzi oya ibyo birakomeye oya tubwiye tizonge uzurya izo nzuzi tizonge uzurya izo nzuzi nawe birakunaniye oya tizonge uzurya izo nzuzi ngenda wambwiye ibyo mbasha kuvuga tizonge uzurya izo nzuzi tizonge uzurya izo nzuzi tizonge uzurya izo nzuzi tizonge uzurya izo nzuzi tizonge injyo ta izo njyo uzurya izo nzuzi uze urya izo nzuzi na please ntabwo najya kubivuga alright rero turabakunda cyane mwari muri kumwe na P1 hamwe na Sanyu cyangwa se Soso ku buhanga bw'ibyuma mwari muri kumwe na Niopi ndetse n'umuntu bita Emi alright mujye muduflowinga kuri TikTok mwadusanga kuri Sanyu Soso Instagram Sanyu Soso YouTube ni Buganza TV nanjye ni Director P tubabwira ngo mukore flow cyangwa se tuzabamanure kuri live alright ciao ciao extra vista